ni Ishangi Focus TV. Iyo uvuze Ishangi Focus TV bijyana na Ishangi Company Limited Rwanda. Abantu batagira ngo ni ikintu kiri lokali, ni ikintu kiri international. Hanyuma mu dusobanure neza aho ubuvuzi gakondo bw'ubu butandukaniye na babandi basogokuruza bakoreshaga ibinyuguri bakagutuma isake. Hari amakuru mfite ko ubu buvuzi bwifashisha ikoranabuhanga. Dr. Nibyo ifashishwa ikoranabuhanga ku buryo mushobora gusuzuma umuntu mukamwamu attestation médicale mukamwereka ngo umubiri ufite ibingibi buraburi. Urakoze cyane nkuko natangiye mbikubwira, ubuvuzi bwa kampani Shangi ni ubuvuzi buvuguruye bujyanye n'igihe. Urabona ikinyejana turimo ni ikinyejana abantu bakwiye gusobanuka bagakoresha n'ibisobanutse. Nayo mpamvu natwe twarebye aho ngaho rero dufite mashini zabigenewe zibasha gutestinga umuntu zikamenya ikibazo afite atagombye kutubwira, atagombye kumbwira ngo ndwaye gutya reka reka. Ntabwo rero ari ikinyuguri, ntabwo ari iki, ahubwo izo mashini ubwazo zitanga igisubizo cyiza. Ikindi kandi nuko nanone tubanza gutega neza amatwi umurwayi. Iyo tumaze kumutega amatwi neza tubona none icyo twabasha kumufashisha dushingiye ku bimera Imana yatanze bitunganyije bitegurwa na kampani Shangi. Nubwo buryo turimo dukora rero. Hanyuma ikindi, ubuvuzi gakondo ntabwo ari ubupfumu, ahubwo ubuvuzi gakondo ni ugukoresha ibimera bya gakondo Imana yatanze. Ibyo bimera rero nabyo biva muri ya miti yose ubona ya kizungu. Imiti itandukanye ubona ya kizungu ivuva muri ibyo bimera twebwe Ishangi dukoresha. Bivuze yuko twe tubikoresha biri naturel, ari umwimerere nyine. Hanyuma noneho iyo tumaze kubitunganya duhita dutegura uburyo ibyo bimera twabasha kubiha abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abanyafurika muri rusange. Ntabwo rero ntaho bihuriye n'isake, ntaho bihuriye n'ihene y'ibara rimwe, ibyo ntibishoboka, ahubwo dukoresha ibimera Imana yatanze. Ubuvuzi bwanyu bwize ku ruhe rwego? Ese ubuhamya amatebo wanyaje umubona y'abantu muvura ahagaze ati? Kuko abantu benshi basigaye bavuga ngo hari abantu bateye bameze nk'abatekamutwe. Ese Ishangi kuva mwatangira kugeza uyu munsi nta bibazo muhura by'abantu bashobora kwivuza bakagaruka ibyo mu ndimi zo bita guteza ingaro, cyangwa abo muvuye bamera nka wa wundi wasubiye kureba Yesu agashima? Urakoze cyane. Ishangi ubuvuzi turiho dukora ni ubuvuzi bwizewe. Ni ubuvuzi dufite abahamya benshi bashobora guhamya yuko byanze bikunze hari icyo twabamariye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Yewe aho dukorera tuba dufite abantu benshi baje kwivuza baturutse ahantu hatandukanye. Byerekana yuko tubaye turababeshyi ntabwo umuntu yakomera gutega itike ngo ave mu karere runaka aze mu karere ka Ruhango ajye mu Ngororero aho dukora ku mashami yacu ajye n'ahandi ajye za Kigali aho ngaho. Ahubwo kubera ko abantu baba babwiwe n'abandi bantu n'ubundi baba babahaye ubuhamya bw'ibyo dukora. Ntabwo twebwe ibyo dukora ari byo dukora kugira ngo twibonere amaramuko, twibonere amafaranga. Oya, kampani Shangi dukora ubuvuzi gakondo twizera yuko buri kuri level nziza, aho buri wese avuga ati ndabona uyu muti nubwo utanyije ariko hari ikintu woroheje. Dr. Muri make ni nk'izihe ndwara zabaye ingora abaganga, kane kuvuga ingora abahizi, uvuga ngo abantu ntabwo baba biyumvisha ko indwara yakira, ariko umuntu yagera mu Ishangi mukamukoraho rikaka cyangwa agakira ku buryo bwihuse? Urakoze cyane. Tuvuge urugero, indwara ya mbere asima cyangwa se indwara z'ubuhumekero. Niba ari indwara ikunda kuzahaza abantu, indwara z'ubuhumekero zirimo, hazamo sinezite, hazamo asima, hazamo bronchite. Izi ndwara ni zimwe mu ndwara zibasira abantu cyane. Ikindi, indwara z'igicuri zirahari ubona umuntu yikubita hasi. Izo ni indwara zibangamiye abantu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abataramenya Ishangi bo ikibazo baragifite. Akenshi umuntu arwaye igicuri yihutira mu bapfumu ngo ahari ngo nibyo babo byamuteye, ariko mu by'ukuri igicuri ushobora kukivura atari n'amarozi kandi umuntu agakira. Abo rero baba barageze kwa muganga bari ku miti ihoraho, umwaka ukarangira, imyaka ibiri ikarangira bakimwe iyo miti. Icyo ni kimwe. Ikindi, indwara z'imyororokere. Indwara z'imyororokere
ni zimwe mu ndwara zugarije isi uretse n'u Rwanda, aho usanga umugabo n'umugore bibanira mu nzu bakamara amezi 6 cyangwa se umwaka, reka ikibazo cyo mu buriri nta gihari. Aho ngaho dufite ubuhamya bw'abantu benshi. Twongere kuri iki ngiki, kanseri z'amabere, mfite ibihamya by'abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ahari wenda mbavuze abo nibuka neza, nzi ko ntaburamwe abantu nka 50 kuva twatangira ubu buvuzi. Ikindi, kanseri zataka ubwonko. Kanseri zataka ubwonko ni zimwe mu ndwara zifatika zirimo zibasira abantu batanabizi. Urugero, hari abantu baba bashonga amazi mu mazuru, ugasanga umuntu ahora afite igitambaro yipfutse gutya, amazi amanuka ugira ngo ni rubine, iriya rubine batafunze neza. Akaba yarageze ku mavuriro yose uzi mu gihugu cy'u Rwanda avura amakanseri. Uyu munsi tumaze kugira abantu bagera kuri 14 twavuye muri ubwo buryo. Mu kiganiro gitaha nibiba ngombwa abo bantu tuzababaha nabo mubavugisha, birashoboka. Byumvikane ko zimwe mu ndwara nk'izo birashoboka. Indwara z'uruhu ni indwara ziba zikomeye, ariko mu ishangi icyo twaragikemuye. Ese navuga iki nkareka iki? Reka tuvuge ku marozi. Uzi ko amarozi ari bimwe abantu bavuga ngo utagiye mu bapfumu ntiwavurwa ngo ukire. Siko bimeze se? Ariko uyu munsi mu ishangi birashoboka yuko waza tukaguha ya miti yacu itunganyije, twarangiza tukakuvura kandi utagiye ngo bakuzungurize cya kinyuguri. Bagire gute bakubwire ngo byo nk'iyi miti ureba hano, byo nk'iyi miti wambaye gutya, byo nk'iyi miti uvuga gutya. Oya, mu ishangi nibihaye ibyo ngibyo, ahubwo tumuha imiti akayinywa, akayisiga nk'uko biri. Uyu muntu nyuma y'igihe runaka, nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi kumwe cyangwa se icyumweru cyangwa iminsi 3 akaba yakize, akagaruka aje gushima avuga ati mu ishangi mwarakoze. Ni byinshi twavuga. Bityo rero mu ishangi imiti irahari, ibimera birahari Imana yatanze. Ni nayo mpamvu uvuga ngo abataramenya ishangi bo nyine bazi yuko ishangi ari babatubuzi nk'abandi bose. Ariko ishangi ubundi muri rusange ni kampani yaje kubw'igisubizo cy'abanyarwanda n'abanyafurika. Impamvu ya mbere, ishangi bisobanura ngo igihumura neza, gitwitswe cyangwa se gikandagiwe, kikabona kugira gutama cyangwa se guhumura. Bivuze ngo ni kampani ifite ubushobozi bwo kwerekana ibyo ikora kugira ngo abayibonye bavuge bati iyi kampani koko irakora. Ni nayo mpamvu ubona hajeho ishangi Focus TV, kugira ngo abantu banabimenye no kuzacano, kugira ngo bajye bajya kuri YouTube babirebe, barebe ibyo dukora. Niyo mpamvu twabahaye website yacu kugira ngo nibabasha kuyisura babirebe neza, bajye no kuri ibyo byigisho, nibibafasha batugane tubahe iyo miti dufite ibasha kubafasha. Murakoze cyane. Uragira uti ishangi shema rishagarwa n'abarishaka, barishagara bagashinjagira n'ibishemisheje bagagarukana amashimwe, bavuga bati ishangi wadukozeho riraka. Twinjire mu mpano. Mwatekereje gute kwinjira muri sinema? Twabonye ngo Sugar and Salt, Glow Comedy, ibintu nk'ibyo tubona innovation, amatsinda arimo akora kuri sinema. Se muraza guhuza gute sinema n'ubuvuzi? Mwabitekereje mute? Kuki mwatekereje ku bahanzi n'abanyempano? Urakoze cyane. Nk'uko bigaragara mu gihugu cyacu dufite urubyiruko rwinshi mu gihugu cyacu, ariko urwo rubyiruko rwibitsemo impano. Twatekereje ku bintu byinshi. Ishangi ntabwo dukorera mu Ruhango gusa cyangwa se mu ntara y'Amajyepfo gusa, dukorera mu gihugu cyose cy'u Rwanda, buri karere tukagiramo icyicaro. Impamvu ya mbere nuko tuzi ko hari abanyarwanda bari muri buri karere bakeneye kuzamura impano zabo. Ni nayo mpamvu ishangi yahise ishyiramo gahunda yiswe hanga umurimo. Iyo gahunda yiswe hanga umurimo irimo kuzamura impano z'urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Aha ngaha iyo twateguye hanga umurimo yacu ibirimo ibiki? Ibirimo ibyo abanyarwanda bose bakeneye. Twigisha gukora bimwe mu bitandukanye, hazamo gukora amasabune, hakazamo gukora amavuta, hakazamo gukora imigina y'ibihumyo, hakazamo gukora ibijyanye na za buje, ibijyanye na za tofu, za gato de mariage n'ibindi.
ahangaha tukigisha ibijyanye n'ubudozi. Dufite amatoriye twagiye dufungura mu turere y'ubudozi kugira ngo abanyarwanda babashe nabo kugira icyo bakora, bahe serivisi abanyarwanda muri rusange, kubera ko ubu turi mu cyerekezo kivuga ngo Made in Rwanda. Birakwiriye yuko buri munyarwanda wese yamenya kugira icyo yikora kivuye mu Rwanda